Hello everybody, bakunzi ba Enhakore TV na Remesha TV. Ndabasuhuje aho muherereye hose, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Cyo twobasaba nuko mukora subscribe, like na comment. Muhejeje kumviriza ikiganiro cacu, muce mugira share kugira ngo nabandi baronke akamaro. Ndinze Imana kuri mikro ya mbere, mikro ya kabiri turi kumwe na Bishop wacu Nzigiyimana Emmanuel. Nkuko tubimenyereye, reka tumuramuse mu cubahiro ciwe. Amahoro y'Imana bane nawe Bishop. Muri Mana bane namwe Murakomeye. Turashima Imana. Neze neza. Yego turashima. Nziza cyane. Amen amen. Ego bakunzi ba TV zacu nuko twobasaba aho muherereye hose, Bishop arahari, nimero ziwe ziri ngaho hepfo. Ndibaza ivyo turabimenyereye. Kushaka guterera mu gikorwa c'Imana arahawe ikaze, kushaka amasengesho nawe nyene arahawe ikaze. Bishop, uno munsi waje utuzaniye iki? Je numva atakibazo mfise ndakubaza kwanza icambere, shaka menye kwanza ico waje udutekereye mu gaseke. Nk'ibisanzwe deruka muri meni bangu bohoke. Ego. Mbafitiye byinshi kuko hariho ibintu bitandukanye fite uyu munsi. Ego. Ni byagirira abantu umumaro. Biri mu bice nka bitatu. Ariko ibyo fite ni uburyo abantu biboshye. Umuntu akiboha akishyira amapinga akiboha. Mbonye nukwabo. Wowe ubwaho cyagiye ubwanjye nkiboha. Nkaza ni imigozi nkizirika cyangwa se nkiboha. Nibohesheje ibintu runaka. Ego. Ndashaka kubabwira ku buryo umuntu yakwibohora ubwe, ariko amaze kumenya ikintu kimuboshye ubuzima bwa buri munsi. Ego. Kuko abantu baboshywe n'ibintu bijyanyemwo, ibyo bikoreye, ibyo bihamagariye. Nongere mvuge ngo kandi nanone hariho abantu bakubabaza naba wizaniye. Abo nabo wabiyamura. Urumva? Abantu bakubabaza, abantu bakubangamira, na abantu wizaniye, na abantu bihamagariye, nabo watakaje n'ubutunzi bwawe. Abo nabo wababwira ngo stop. Of course. Inje rero nje mu mavuta yo guhagarika ibintu twagiye twijyanamo. Sawa sawa. Ibintu umuntu yijyanyemo, ni ufite uburenganzira. Of course. Nta muntu ufite uburenganzira ku wundi muntu. Uretse Imana yonyine. Hari abantu umva bavuga ati kwinjira biroroshe, ubwa kubisohokamwo bikagorana. Aho baremesheje iki? Kuko akona gakomeye cyane. Iyo bavuga kwinjira, ubundi ni kwa kundi abantu bajyaga ijoro jambo ryakomotse ku bantu bakora amanyanga bakajya mu magereza mu maprizo. Kwinjira babona nyine ejo azataha bitewe nuko dosiye yoreje. Ariko basomye ingingo z'amategeko bakamubwira amategeko, itegeko ngingo ni ikiteganya. Ego. Irahita ibikaza. Icyo bavuga ko yenda atakitamaza umwaka muri gereza kikamaza 5. Kwinjira biroroshye, gusohoka biragoye. Biragoye. Ego. Kwinjira mu bikorwa by'umwiza cyangwa se umwijima kujya kuraguza biroroshye. Guca indasago biroroshye. Ego. Ariko kugira ngo uzasibanganye za ndasago n'amakondisiyo y'uwaziguciye birakomeye. Ego. Urumva abantu bese bagiye babashandaga, babaca indasago, babashyiraho ibintu nabwiye ko bazica mu bitugu, bazica mu gatuza, mu gikiriza nkuko muvuga mu Kirundi, bazica mu gahanga no mu mutwe no hejuru no mu mutwe inyuma, nabe nahangaha gutye ku maboko. So kumanuka kugera ku maguru. Ego. Barazica rwose mu mbavu bakazica, hano hagati mu kiriza navuze bakazica, hano hasi ku mukondo, munsi mukondo bakazica, ku mavi bakazica, ku matako bakazica, ku mugongo bakazica. Ese ibyo bintu, iryo banga riri muri izo ndasago ni izihe? Ni irihe banga riri muri uwo abapfumu kuki bakora ibyo ngibyo muri ubwo buryo? Sawa. Rero bisobanura yuko ni wowe wijyanye, ariko wabuze icyagukurayo cyane. Twatangiye deliverance. Natangije deliverance. Murabona ko uyu munsi turi mu biro. Ntabwo ndi mu rugo iwanjye nkuko byasanzwe. Ego. Nimugoroba ko ejo kwa gatanu twatangiye deliverance. Deliverance iravuga iki kuri ibi bintu? Ni ibintu abantu bijyanyemo, ibintu bihamagariye, ubuzima bikururiye, ariko baragendeye mu kigare. Kera ntabwo bari bakijijwe, kera ntibari bazi Imana, kera nta kintu na kimwe bari batekereza. Bumvaga ko umwana arwaye ujyana ku mupfumu, ku muganga gakondo. Bumvaga ko ugize ikibazo runaka ni ku muganga gakondo. Ego. Uyu munsi wa none
mbarangira inzira imwe isigaye yo kwitabara cyane no guhongira mu Mana. of course Inzira imwe isigaye no guhongira mu Mana. Impamvu hari inzira imwe isigaye bazakubwira ngo abapastor ego ni muryi bya nyuma, ababishop abapotre ni muryi bya nyuma, nyir'umurimo aje kugira ikintu gikorera. Abapasiteri bari amafaranga ya nyuma, abahanuzi bigize abahanuzi, abigize abapotre bakigira ababishop, bakigira abakozi b'Imana, ni barya ya nyuma. Nyir'umurimo yamaze guhaguruka kwibohorera intama ze. of course Ntago ari ngombwa ko hazaza izindi ntumwa zivuye mu ijuru. Hari abana bato barimo bahaguruka cyane bagiye guhangana n'izi mbaraga cyane. Ni gute umuntu akwaka igitambo agira ngo agusengere? Ni gute umuntu akwaka ngo uratanga amafaranga ya naya kugira ngo ngusengere? Bibiliya ivuga ngo impano y'Imana ntigurishwa. Mwaherewe ubuntu mutangira ubundi. Ariko ikiri imbere nizana amafaranga ngusengere. Ibyo nabyo biri mu ngoyi ziboha abantu. Ni kwa kwiboha rero. None se igitambo cyatangwa kuri Yesu Kristo? Kubemera intumwa y'Imana Muhammad ko ababyemera nabwo ko yaje babwira iby'ijambo ry'Imana n'ukuri kw'Imana birahagije. Kugomba kubabohora. Ego. Abemera za Kirishina, abemera ba Buda, babwiye amabwiriza y'Imana. Erega hari ibintu abantu bishizemwo bakumva ko Kirishina yaje ngari kigirwamana. Yaje ari intumwa. Ibwira abahinde. Amaze kugenda abantu bahita bayoba. Bashyiraho izindi mana zisa n'ibyo Kirishina yakoraga. Ego. Buda wo mu Bushinwa yaje ari intumwa y'Imana yigisha iby'Imana. Amaze kurangiza misiyo ye bahita bashyira ikibumbano gisa na Buda. Ibyo ni kwa kwiboha rero. Ibyo ni ibindi bintu bivaye n'ibyo bizaniye bo bonyene. Yes. Ibyo ngibyo rero ni yindi sije. Nitujye kuvuga ngo uwitwa Ryangombe yazanywe n'abapfumu. None Ryangombe ni uyoboye, yari umuntu Ryangombe. Yari kigirwamana. Kiranga. Ego. Ni umupfumu. Ibyo se ni iby'abantu bizaniye. Of course. Ni mu Burundi Karandiri yari cyari ya Kiranga. Mu Rwanda hakabaho Ryangombe y'abinga ba Nyundo. Hakaba harabaye iyo mizimu baterekera. Ego. Iyo mizimu baterekera nibo bayizaniye. Ryangombe tukuragije abana bacu. Umwana akakura yaragijwe Ryangombe. Ryangombe ni mwene Ryangombe akomoka he? Ntaga muragije Imana ishobora byose. Ego. Nakuze nuva ngo Imana yirirwa handi gataha Rwanda. Nasezere abantu babwira ngo banyarwanda, si Imana yirirwa handi gataha Rwanda, iyo je sinzayisenga. Nzasenga Imana ishobora kubana n'abantu buri munsi. Biraba ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Nkunda bankunda abashakana umwete bazambona. Yakobo 5:16 haravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane. Ese ibyaha batura ni biki? Amaganya yere n'ibice 5. Haravuga ngo badate bakoze ibyaha ntibakiriho, bafite ingaruka z'ibyo byaha bakoze. 13 kuno ngo 13 avuga ngo turifubyi. Ego. Baba bameze nk'abapfakazi. Ese kuki nuwe mwuka ugira abantu abapfakazi? Nuwe mwuka ugira abantu icike? Ego. Nibyo abantu bihamagariye. Yende we ntabyo wakoze ngo ubihamagare. Ntiwahamagaye iyo myuka ngo ujye kuyishaka. Ego. Mama wawe, papa wawe, abavandimwe bawe barabihamagaye barabiza. Wakuze wisanze muri mundu y'abapfumu. Wisanze ufite indasago. Si icyaha cyawe. Yesu yambwiye umuti. Amen. Hari umuti Imana yambwiye. Amen. Ntago ari ibyatsi muze kunkurikira neza. Ibyo bitambo utanga ku buzima bwawe bihagarare. Yesu Kristo ari igitambo cya nyuma cyatanzwe. Amen. Nta kindi gitambo. Nta kindi gitambo ukeneye gutangirwa. Izerere mu Mana.
Yego. Yohana 14 hari amagambo akomeye, nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Uyu munsi ndashaka kukubwiriza ubutumwa bwiza cyane, ndashaka kukubwiriza ubutumwa bwiza cyane, kandi ndashaka kubwiriza ijambo ry'Imana cyane. Haleluya, amen. Icyo kintu gitumye ndahanga. Yego. Kandi bitewe n'imibabaro myinshi ugiye ufite, unkundu nyanganyange kabisa, njye mbaye ku bw'ubuntu bw'Imana. Amen, amen. Hari igihe nahagazemwo ntibamwo, sinigeze numva ijwi ry'umupasiteri uvuga ngo mukore gutya mugere gutya. Reka mvuge akantu. Yego. Bambabarire abantu, haba muri Kenya byarabaye, haba hano i Burundi byarabaye, no mu Rwanda byarabaye. Yego. Ariko aho mvuga n'igihe amatorero yafungwaga, sinigeze mbona umupasiteri uhagarara ngo avuge ku mashusho media. Isengero zirafungwa, abapasiteri baraceceka. Ni bande bajyaga mu rusengero bari kumwe na polisi n'abapasiteri? Yego. Ni bande bajyaga gusebanya, gutunga agatoki ngo mufunge ruriya? Ni bande? Yego. Bene data gito. Yego. Abakozi bikorera badakorera Imana. Yego. Niba bafatanya inzego z'umutekano bakagenda berekana urusengero rugomba gufungwa. My God. Ni bande bavuze ngo abapasiteri ngo nibige? Kwiga ni byiza, ariko si uyu muhamagaro. Ndashima umugabo umwe witwa Paulo Gitwaza, n'Imana Gitwaza. Ndamukunda cyane kuko yaravuze kandi abwira abapasiteri be ngo ntimwiyanduze, muceceke. Zanitepa iri yose, kwisi yose izakomera. Ndashima itorero Angilikani, haba mu Rwanda haba mu Burundi, icyo abapasiteri bavuze kuri ibyo ngibyo. Umukozi Imana Kanoni Rutayisire, yego, Atwana Rutayisire, ijambo yavuze ndaryibuka, abandi batavuze baceceke rero. Umuntu numvise avuga, abapasiteri bamwe bari ku magereza, umuntu numvise avuga, abandi bari mu bigeragezo, basengera mu ngo zabo, basenga nkaho habaye ikibazo, bihishe. Naceceke, isi umwanya wo kuvuga. Amen. Niyo mpamvu navuga ibi ngibi rero. Hari ibintu abantu bizaniye cyane, jya kuri social media urebe ni bande barimo bakoreshwa ibintu bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ni abapastor. My God. Ni bande barimo kurwana? Ni abapastor. Ni bande bari gusebanya? Ni abapastor. Ni bande bahuriye kuri bagenzi babo, pastor umwe agakora ikosa irikamo nta utakosa. Nta utakosa. Ariko abandi bakaza nk'inzuki zihuriye ku kima, bakavuga ko uri umukozi w'Imana, kubwiriza ijambo ry'Imana bikabita bihinduka, bakavuga ibyo yakoze, bakavuga ibibi bye. Yo, muri abakozi b'Imana cyangwa muri abakozi ba Satani? Imana iturinde. Kuba umukozi w'Imana no kumenya indangagaciro z'umukozi w'Imana cyane cyane. Ibyo bya bindi wa wundi ntabwo yashinzwe kuvuga amazina yabo, ubwo utajya wumva ibyo bavuga ntambaze n'izina ryiwe. Ngo nge nabage kuzimu, ngo ninge namuhaye imbaraga. Wabage kuzimu amuhaye imbaraga, ntiwavuye uracyariyo. Aho sha. None umuntu uje kuri YouTube bakamutunga kamera, akaza ari gusebya avuga mu ijambo ry'Imana, avuga ngo wenga izi imbaraga zo gusengera abantu bakoresha amavuta, ngizo gukosengera abantu bakoresheje amazi, ngo ni imbaraga yatangaga ari kuzimu, ngo yabage kuzimu nizo yatangaga. Ese wone umukozi w'Imana? Oya. Bongo iyo byakura ahubwo uri gukoreshwa n'izindi imbaraga ahubwo muri iyo miso gusebya umurimo w'Imana. Of course. Bibiliya muri Imana yanjye ibintu sinzi ko nibivuge kuko ibintu biri mu mutwanjye na cyane bya bindi by'ubusore usanga n'ubwana nta n'umusore bakora ibintu bibiri n'ubwana namaze gutahura aho turi. Isi turimwo ni ari umugabo ngo monde ya beto, monde ya benefice. Ndiyo. Isi turimwo ifite ibintu bikomeye, ikeneye ibindi bikomeye. Umwuka imyembe dukoreramo cyangwa ngo turi gukoreramo ukeneye undi mwuka ukomeye uhangana n'imyuka ya Dagoni, ego, myuka ya Bayali,
myuka y'abadayimoni. Of course. Dukeneye gusenga Imana igatanga power. Amen. Imbaraga z'Imana zigakora umurimo, zikora mu murimo w'Imana. Of course. Dukeneye gusenga imbaraga z'Imana zikagara ku ngumba zitabyara, ingumba zikabyara. Dukeneye gusenga impumyi zigahumuka. Dukeneye gusenga birema bigahaguruka. Haleluya. Dukeneye gusenga umwuka w'Imana akamanukira abantu. Dukeneye gusenga abantu bakuzuzwa umwuka w'Imana bakongera bakavuga mu ndimi nk'uko ba Petero babigenje. Dukeneye gusenga ba Butuku bakazuka. Dukeneye gusenga ba Ineya bagahaguruka. Dukeneye imbaraga z'Imana. Amen. Amen. Zamumva amagambo ngo Pawulo azura Ineya. Pawulo asenyera Butuku. Kibazo. Yohana 14 narimvuze sinahibagiwe. Hariho amagambo akomeye kandi ni amagambo meza. Uyu munsi mureke mbwirize kurenza ibindi cyane. Mugabanye ibibazo byanyu. Uno munsi ndaza kugabanya ibibazo ndibaza wabibonye. Ugabanye ibibazo byawe kabisa. Bikamubwiriza ijambo ry'Imana. Je nicyo Imana izamembera. Urumva? Yego. Ibyo twihanganira no guseba. Imana duteje abanyamahanga. Yego. Imana yarabaduteje. Batuka umurimo wayo turimo tuwurwanira igaceceka. Yego. Imana duteje abanyamahanga kugeza ubwo umupasitori utwa n'umuntu ukora mu kabari. My God is. Kugeza ubwo akabari gasimbura urusengero. Tugeze kuri level umurimo w'Imana bayigisuzuguriro akabari bakaga agaciro. Ego. Bitewe n'igisohoka mu kabari. Tugeze kuri igeze kuri level ya nyuma. Abapagani barusha agaciro abakristo. My God is. Tugeze igeze abizera ari bo bantu basuzuguritse mu bandi, ariko nubwo dusuzuguritse dutungishije benshi. Ukuri kuzuye. Iri zuba riva nuko ari abantu b'Imana bagisenga. Iri mvura igwa imyaka ikera nuko isi kiri habera. Ego. Umunsi umwe Imana haza Sodomu na Gomora ibyayibayemo mwarabibonye. Muranabisoma mukabyumva. Murasoma mukabyumva. Reka subize muri Yohana aya magambo yo muri Yohana 14 ku murongo waho wa 13. Ego turakunda. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugire icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ubise jambo? Naryumvise neza. Nimugire icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Arongera isubiramo ngo nimugire icyo musaba cyose ni 20 isa. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina rya data cyase mu izina ryanjye nzagikora. Yakobo aravuga ngo nimba urwaye. Bibiliya kirundi iyo iranadomina irarasa ku ntego. Niba urwaye abakuru b'itorero bagusenyera bagusiza amavuta ya Elayo cyane. Wowe undi wari uhagarariye ikuzimu abantu batanga amavuta ngo yatanga ngari ikuzimu nasoma uwo murongo cyane. Nasoma inkuru za Elisa ageze ahantu agasanga amazi ararura. Arabura ngo nimumpereze umunyu n'urwabya. Imperezo nshya. Ego. Bamuhereza umunyu n'urwabya nikakoro gatoyo. Ngarazamuka ajya ku isoko afata wa munyu na rwa rwabya avangiramo umunyu asuka mu munyu. Ngamazi yose yararuraga uwo musa amazi abameza. Nagenda baze Mose. Ego. Bageze mu kiba cy'amazi y'Imana. Ntabwo bamwaga amazi yararuraga. Ni iki Mose yaba yarakoze? Wanesa asifiwe. Amen. Ni iki Mose yaba yarakoze? Nagenda abaza bami bakaruce bitandatu. Abana b'abahanuzi babonye ko aho baba ari hatoya. Baravuga ngo twemerere tugiye ku Yorodani, tugiye guca ibiti. Elisa arabemera nikajyana nabo. Nginorezo zabo cyase shoka ibyo guca ibiti bari bafite byari bitoya. Allo, hey, dusome ijambo ry'Imana tureke kuvuga amajambo menshi cyane.
ibyo abantu bizaniye ibintu bigiye kuba mu bantu cyane barabyizaniye. aho niyo nshaka nyine kudusigurira neza kugira ngo umuntu anyuzwe neza yumve ko ubu nari ndi guhumuriza ego wa mugore uvuga ngo pasiteri azamuvuma ego nari ndi guhumuriza wa wundi uvuga ngo nimba mu idini nasengeragamo ngo bazantenga bazaca bagutenga baraguhamagaye bagutenga barakuremye imihango y'idini ntikuyobore korera Imana uko byumva korera Imana uko ushaka kuko no mubera harimo abirabura amen amen no mubera harimo abirabura kabisa ego ndasubiramo ngo no mubera harimo abirabura korera Imana uko Imana iguhamagaye amen uri umuririmbyi genda uririmba musangire wumva ushaka kuririmbamo ego igeno baguhaga barereke maze uzasonze uzapfa uzagire gute imivumo bakuvuma n'imivumo bakuvumye yavanwa hano n'ijambo ry'Imana gusa nta muntu wakuvumura turi kumwe cyane. ese ubu ngubu mugira ngo ibyabaye kera ntibizagaruka komeza utubwire biravana n'ingene mwebwe mwize ijambo ry'Imana shoka. iyo mvuga kera sindi wa kera ariko ndasoma soma Bibiliya ego kandi nize Bibiliya ibyabaye kera ego Imana yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ego ariganze iby'isi yose ahabwa ubutware cyane. umwana w'umuntu amaze guhabwa ubutware ikiri ku isi cyose niwe wakise izina simba turi kubyemera ego niwe wategeza kubitwara mu gitabo cy'itangiriro umwana w'umuntu ahinduka umutware none wa mutware Imana yizeye ikamuhereza ubushobozi bwose ego kuko itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere avuga ngo mbere na mbere Imana iremeje ijuru n'isi ariko urumva havuga mbere na mbere Imana ego muri mbere na mbere Imana ntacyo umuntu yakabaye akora atabanje kwisunga Imana muri mbere na mbere Imana ntacyo umuntu yakabaye avuga atisunze Imana muri mbere na mbere Imana ntiwakaba acuruza utabisengeye muri mbere na mbere Imana ntiwabakaba ujya kubyara utarasengeye urubyaro rwawe muri mbere na mbere Imana ntabwo wakaba ugira ikintu na kimwe urekure gukora utarasenga ukingura rero Yesu ashimwe cyane amen. mbere na mbere Imana ego ku murongo ibice 2:18 ubundi Bibiliya igaragaza ibice 4 cyane yose ubundi ikaba igaragaje biyirimo. Bibiliya igaragaza ibice 4 muri Bibiliya yose igaragaza uburambe cyangwa se ubukuru bwa Bibiliya cyangwa se ubumenyi bwa Bibiliya buri mu bice bigera muri 4 karabo bitabo 2 nanone byonyine. Igitabo cy'itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Igice cya mbere Imana ibifitanye ubusabane, ifite urukundo, ifite ubwuzu bwo kumenya ibizakurikiraho. Igice cya mbere Imana ishyiraho ibiriho byose, imisozi ikabaho, uko isi ngo yari iriho yuzuye amazi, amazi amaze kubona imigezi atembamwo, imisozi imaze gutumburuka hejuru. Muri icyo gice habamwo inyamaswa muri ya misozi n'amashyamba n'icyo byose. Mu bice 18 nani mu bice 2:18 n'Imana ivuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Oya yego si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Rero umuntu iryo jambo rivugwa ruko umuntu amaze kwita ibintu byose amazina. Inyamaswa zamaze kugira amazina, imisozi imaze kugira nimba ari imisozi, nimba ari biriho, nimba ari ibuye rinini, nimba ari umucanga, nimba ari urutare, byamaze gutandukanya amazina yabyo, nimba ari ikibaya cyangwa se igishanga, byamaze kugira amazina yabyo. Mu bice 2:18 ni Imana rero izi kavuga ngo ikareba umuntu buryo ari kureba inyamaswa akareba uburyo inezerewemo, kuko inyamaswa byari ibintu bibiri. Inyamaswa nimba ari intare yabaga iri kumwe n'indi ntare ingenzi yayo kugira ngo byororoke. None mu bice 18 ibice 2:18 niho havuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe igize gute umukwiriye. Aho ngaho nta nama ibaho, ni umwanzuro w'Imana. Si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Kandi bwa mbere hari inama yabaye uvuga ngo tureme umuntu ase natwe.
turimo umuntu ase natwe. Ibyo bigaragaza yuko hari inama. Yego. Indi nama ya kabiri yaba yarabayeyo, ubwo nihuse cyane, ni inama ivuga ngo ninde watugendera. Hari hashize imyaka 400 Imana itemera ibyo bitambo n'amaturo byose yarabisezereye. Ni igitabo umuhanuzi Maraki no hanuye, hano haravuga ngo isezerano rishya. Ego. Isezerano rishya ku bantu bafite Bibiliya. Nta rindi jambo ari kuri no rupapuro, ni ijambo rimwe gusa ryanditse isezerano rishya. Bino bivuga imyaka 400 nta uhanura nta werekwa. Okay. Aho ni inama yavuze, Imana yavuze ngo noneho rero yabanje kuri umuhanuzi umwe witwa Maraki ngo none mugeregeresha Imana icya 10 n'amaturo. Muyigeregeresha kimwe mu 10 n'amaturo. Murebe ko itabagomora umugomora mu gice muje kabaho umugisha. Ni byiza ariko banga kubyumva. None banze kubyumva, Imana ngo ninde watugendera, ngo ibizima bine birarebana, habura n'umwaguruka. Habura wahaguruka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Habura umuntu wahaguruka, habura umarika waza, abakerubi baratinya, abaserafi baratinya. Yohana munyereka, ariko Yohana ari kubyerekwa, ngabona intare y'umuryango wa Yuda hagurutse, ngo yenze cya gitabo gifatanyije ibimenyetso 7, arakikubise arabimenya bimenyetso, ngaba ngo barye utuma, ngo mwijuru habagacerere haraceceka. Ibyo ngibyo ni amagambo akomeye cyane kandi maremare, tuzagira umwanya wabyo kugisha igitabo cy'ibyahishuwe n'uburyo Imana Yesu yaje mu isi, kuko twe twigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yego. N'abandi bashinzwe kwigisha ubundi butumwa bundi nabo kandi ugarisha ku ijambo ry'Imana. Nge sinzi bizaba mu ijuru ningerayo, sinza nimba bagishije Muhammad bazajyana ikibazo nabigishije Yesu. Icyo ngicyo ntago bindeba, birareba Imana ubwayo n'abayikorera. Icyo mpamagariwe ni uguhagarara mu mwanya wo kwigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo. Of course. Ntabwo rero njya kubriminga irindi dini cyangwa itorero ngo mvuge ngo abantu bazajya mu ijuru, aba bazajya mu ijuru. Ngo njye ngo papa ubwo atangaje ubutinganyi ngo Gatolika ntabwo izajya mu ijuru. Ibyo biramureba ku giti cyiwe, ntibireba Kristo bose muri Gatolika. Byiza cyane. Abyumvise? Turinde gucanira imanza. Mu by'abantu bizaniye rero harimo n'ibi ngibi. Ndafisa akabazo ngaho Bishop. Tugaruse muri sije twatanguriye ko na cyane umuntu wamaze kumwereka yuko niwe nyene yizaniye kwiboha, niwe wizaniye kwiboha. Amaze kumenya rero yuko ari mu mwanya wo kwiboha, yibohore gute? Yaba yegereye umupastori, gasangwe umupastori niwe yamuboshe bivaye n'inyigisho ziwe, none yo kwibohora gute amaze kumva amajambo yawe? Jewe sindibuze kuvuga yuko hariho inzira imwe wakora ujya kwibohoza, ahubwo wibohore. Umuntu ndavuga ibintu bigira muri 7 bigaragaza ko umuntu yiboshye, yazanye imigozi akihambira, dushaka tubimenye, akishyira amapingu. Icyambere wavuye mu rugo iwawe ufata amafaranga yawe ujya ku mupfumu. Ugeze ku mupfumu agucisha ndagura kurasaga, amaraso yawe arameneka. Ya maraso amenetse hari umuti yagusigiyemo. Uwo muti ashobora kuba harimo amagufwa y'abantu. Yego. Ashobora kuba harimo amababa y'igisiga. Ashobora kuba harimo yaguje ari umugwe yenda bw'imbeba. Habashobora kuba harimo ubwo yabwisiha. Ujya mubona ko bari abapfumu bafite babagira impu zitandukanye z'inyamaswa zitandukanye. Ukabona afite uruhu rw'ingwe, ukibaza iyo ngo yayishe ryari, kubibaza iyo ngo yapfuye ryari, inyama zayo zagiye hehe? Niba umuntu afite uruhu rw'ingwe, iyo ngo yapfiriye he? Akaba afite uruhu rw'isiga rw'ikiyoni cyasaga kiri gisiga yumishije kikuma agifite, ukibaza ngo ese yarakirashe yagifa ngo agucinda sago ashiramwo umuti agusigiyemwo umuti kandi wivu ivu ritwitse arangije arasigamo. Rero ibiri kuri mu mubiri wawe harimo amakondisiyo ahamagara abadayimoni. Ryavu yagusizemwo urashobora kuba ugira umujinya kubera ko bashizemwo ivu ry'ubwoya bw'ingwe. Ikindi bango baguhaye amavuta y'intare. Ese intare irakamwa, intare irabagwa, nko muri Afrika intare zihari zingahundi. Ahusha. Twebweje bundi mu Rwanda nibwo nta myaka 5 irashira ndibaza, mba nibeshyeho gatoya. Nta ntare zari zihari. Bazivanye hanze. Sinzi mba Burundi bagira intare. Muri parike. Irahari. Ariko nazo zavuye hanze.
urumva rero niba umuntu bangora guha amavuta y'intare ngo nujye mu kazi bagutinye yego ngaraguha amavuta y'intare ngo nutambuka ahantu abantu bakumve yego ntago ari amavuta y'intare ni ikindi kintu yise intare muri kumva neza ndakumva ahari ikindi kintu yise intare nawe uragiye guhaye bwa bushobozi ngo nugera mu rubanza utsinde nujya kuburana utsinde uvuge ryijyane urumva uri gitangaza bose baragutinya bose barakuba iyo dayimoni umunsi umwe izakuvamwo nimara kuvamo uzaseba. Oh my God, abantu benshi baragendera ku mahame y'abapfumu. kibazo nimwibohore nimwe mwiboshye kibazo ikindi ibyo wakoze wowe ubwawe wagiye ku mupfumu ibyo yagukoreye niyo ngingo ya mbere ni ubupfumu kandi birasoza n'urisozera ku bapfumu n'ubundi yego kuko abapfumu genda banga nanga umupfumu n'ibyo byose nanga umupfumu. Abapfumu batuma abakobwa bacu bagumirwa yego abapfumu batuma abadamu bacu inda zihirima zigaheramwo bakazizinga ari bavuga ngo baranazingura kandi abapfumu bafata ubutunzi bw'abantu bakabuzirika umuntu agapfa ari umukene bakamuteza inyatsi. Abapfumu bashobora kukuroga ibintu ukibwa ibintu byawe ukabibura ugasura mu bukene ari bakwibishije bagatanga imiti isinziriza abantu bamara gutanga imiti isinziriza abantu ugasanga ubuzima bwawe burangiritse bwangijwe n'iki bwangijwe n'izo mbaraga z'abapfumu. yego none se mbakundira iki? ndabanga rero nirakizwe mu izina rya Yesu. nta rukundo kabisa. Niyo mpamvu umuntu wese wifatanya n'umupfumu uwo ni umwanzi w'Imana, ni umwanzi w'umusaraba, ni umwanzi wa Yesu, ni umwanzi w'ijuru, ni umwanzi w'Imana. Wifatanya n'umupfumu ni umwanzi w'Imana pwe. Imana iturinde. Amen. Nushakira urubyaro ku bapfumu uzabyara ubabaye, uzabyara urushye, uzaba mu buzima wicuza. Iwariboshye abo bana bavanye ku bapfumu bazakugora kuko wabyaye uvuye ku bapfumu. Abo bana sabawe bafite nyirabo cyane. Kondisiyo nibyo wasabwe kugira ngo ubyare biragaragaza yuko abo bana atari abawe nabo mu bapfumu. Imiti baguhaye ituma byara n'amakondisiyo baguhaye. Ihene y'ibabara rimwe watanze, amagi watanze, indasago waciwe, ryagi wamize, ryatungo bakubagiye ku birenge, amaraso y'itungo bakayamena ku birenge, ihene bakayikatira ku birenge, bijyanye ngo ugende ngo ngacira kano kantu ugende ugacukura isimu ugashire mu cukuri no gushiremwo bira bintu wahambye ni ibiki ngo gende ufate ishoka yaheze yenda gusaza uyishira hanaha gende ufate ibingibi nibi uyijugunye ku marimbi ukaburi. Ibyo bintu wikoreye ntabwo bizi vubanga murabizi neza abo kwakiri kumwe ahantu hamwe mu rusengero. Yego twabonye umuntu bahaye kondisiyo zo kuryama kumva. Yego je ntabwo njya postinga ama video mu rusengero, nta nubwo nzigira mbikora kuko ntabwo nzarira hiti mu rusengero. Abadayimoni baravuga birashobora gufasha abantu bishop niba postinga abazaye poste kujya ntabwo nzashyira nani kuri ibintu byo mu rusengero byo abadayimoni bavuga sinabyo kuri YouTube. No gaje ku ruhande rwanje umenga byo ufasha abantu. Oya ibibafasha si byo kubona abadayimoni bakumbaguritsa umuntu. Ariko uzigikomera ura muntu agira yabonye kwameze uzigikomera agira. Rero nubwo bavuga ngo byabafasha hari abandi bayipostinga bijye bifasha abo ngabo. Bivuze ngo gene ntabikora utazafashwa zihangana azafashirizwa handi. Ntabwo rero naguje gufasha abantu bose kugira ngo babone ibyanjye bafashwe. Yego kandi ikindi ufite cyo kibazo azaze musengere azane n'umunyamakuru wiwe urumva azane n'umunyamakuru wiwe agenda bifatira amashusho wenyene abimujyanire dusengera abantu hano keshi ariko kushira chano yanjye niyo kwicisha ijambo ry'Imana no guhugura abantu no guhindura isi muri rusange cyo gupostinga abantu bakiza abadayimoni abavugiyemo n'amagini n'amahembe dayimoni zirabavamo rwose
ibyo ngibyo ndabyemera ndanabyumva. Sinange wa mbere usengeye abantu barwaye abadayimoni, n'abandi bapasiteri barasengera abantu barwaye abadayimoni zikabavamo, kuko abapasiteri bose ntago ari uko ari babi. Abapasiteri n'abakozi b'Imana, abapasiteri ariko harimo ikintu cyihishe mu bakozi b'Imana kirimo gusebya izina ry'Imana muri abapasitori. Ariko ahanini turatahura impamvu umugati wabaye mutoya muri iyi minsi. Umugati wabaye mutoya, ibyari ijambo ry'Imana byabaye business. Ubu nabita business church. Business church, mbwirize nkora iki kugira ngo bakore gutya ishike ku ihangiro ryanje. Niyo mpamvu uzasanga ubutumwa buhari nubwa Vewiti, nubwa Hama, amazu, bwa Vigo, inzu nziza, imodoka ihenze, uko nambaye, inkweto nambaye, kanzu nambaye, biki. Ubwo ni ubutumwa se bwa Yesu. Abarimo bamamaza Kristo Yesu cyangwa bamamaza ijuru basigaye biyamamaza kugira ngo babone uko nambara ndigitangaza. Kuba igitangaza bisiguye ibintu byinshi kinganga. Urumva? Kuba igitangaza bisiguye byinshi kandi bisiguye ko Kristo Yesu akorera muri wowe kandi akorera muri twebwe. Bivuga ngo rero ubutumwa bwa Kristo Yesu burimo buratambuka. Rero nabivuze ku gitabo impamvu y'ibi bitabo cyangwa se impamvu yuko hariho ubuzima nk'ubu ngubu. So sinzi mba twakomeza ikibazo canje n'ubundi tujya kuginga imwe dukora ibyo tubamwo. Wari wavuze ibintu 7. Yego navuze imaze byo kwiboha kugira tuce twinjira mu ukungena umuntu ashobora kugira kwibohora. So icya kabiri umaze kuba ku by'indasago, ku by'abantu bagutumye ibimazi ibitambo ushyira umupfumu kumva bikakuboha. Icya kabiri hari inyatsi abantu bizaniye. Niba waraje mu rusengero iwanjye ura ngo genda uzane igitigiri cy'amafaranga angana gutya, ari amafaranga ngo utumye umubare wayo runaka n'uwiki kugira ngo ubohoke, suko gutuma amafaranga runaka. Geri Bugande waragenze nyirango, geri Bugande ureba ibintu bibera mu rusengero. Genda uzagurisha inzu yawe uzana ikigira 10. Zana gurisha televiziyo yawe uzane, zana imodoka makonace uzane. Nani Burundi birahari? Birahari. No mu Rwanda birahari. Ariko mu Rwanda aho birihishe ntabwo ntibabyerekana cyane. Ariko hari Burundi se ntabyuze ntiduhorana muri iki gihugu. Aho umuntu abwirwa kugurisha inzu yiwe, umuntu atayigurisha aravumwe, bakavuga ngo urapfuye ngo genda ukora iki n'icyo uzana amafaranga runaka. Ese ubutumwa bw'Imana bwahindutse ubwa business? Nyabuna abapasitoro bagenzi bandi, nyabuna bene data, abo bantu nabo bari kura muri izo kondisiyo bari kwiboha. Niba tumwe igitambo ari kwiboha, nta gitambo kirenze ko Yesu yagupfiriye, nta gitambo kirenze kubatizwa mu mazi menshi ugapfana na Kristo ukazukana nawe. Nta gitambo kirenze kuba usenga kuzura mwuka wera. Yo uzuye mwuka wera. Nababwe bushize ngo umuntu wese idini ryose ribamo mwuka wera. Abantu bose bagira mwuka wera. Ntabwo mwuka wera yaziye idini runaka, mwuka wera yaziye abamwizera, abemera Imana bose. Abemera Imana bose bafite mwuka wera cyane. Hallelujah. Amen. So icyo ni kimwe mu byo navugaga muri uyu mwanya. Kwakwa igitambo. Kabiri, genda uzane imyenda yawe, uzazana umwenda umeze gutya na gutya uko bagutumye, haba mu rusengero se, haba ahantu fulani runaka. Uwo mwenda bagutuma n'uwiki.
iyo myenda bagutuma ni ko n'abapfumu bajya kukuzirika bagutwaye umwenda w'imbere urabizi neza batwaye umwenda wawe w'imbere urabizi neza bagutwaye umwenda niyo mpamvu utabyara bagutwaye imyenda niyo mpamvu utajya mu maregre igihe runaka ibihe byarahindutse ibyo batwaye none urukongera kwaka ibindi ngo ubize no mu rusengero. Oh yeah, my God is Imana yo mu ijuru niturengere itubabarire kandi duhindurire amateka iduhindurire ubuzima. Cya kabiri, igitambo kirashobora kuboha umuntu atabizi. Kubohwa n'igitambo witangiye nta kindi gitambo ukeneye gutanga. Byiza cyane. Wishimye biraba ngo wishimye naririmbe ubabaye yagize gute asenge senga uririmbira Imana utanga ituro niba umutima wamanye n'umutima wawe izana ituro yego ushyire mu nzu y'Imana. Ivyo nivyo birekuriwe ariko kuki watanga igitambo watanga ituro kugira ngo bagusengere? Ese uri kugura amasengesho? Zana amafaranga ya nawe kugira ngo usengere. Uri kugura amasengesho? Fagitire amasengesho. Hari ahantu hamwe navuze izina jewe ntabwo nkunda kuvuga amazina ko Imana izaba bifashe. Hari orere icyifuzo iki n'iki ni 5 gusengera ibintu bimeze gutya naya ngaya. Nageze hari ahantu hamwe mu nkambi imwe ntavuze mu gihugu kimwe abapasitoro barimwo bafite orere bagenderaho y'ibyifuzo gusengera ibyangombwa bijya mu mahanga gusengera impapuro zijya hanze amafaranga batanga gusengera ibintu bitandukanye amafaranga narumiwe ngewe rero uko no kwiboha kandi nabo basengerwa muri ubwo buryo ntabwo bagenda baguma aho ngaho kuko Imana niyo izi ikintu uzaherwa umugisha niza ahantu uzaherwa umugisha niza ahantu uzaterera imbere niza ahantu uzazamukira mu buzima bwawe niza ahantu hari umugisha wawe. Cyo ni kimwe. Icya kabiri icya gatatu icya gatatu ni igihe abantu baba mu buzima batasobanukiwe. Kuba mu buzima udasobanukiwe kutamenya ko uri umuntu wize ukamenya ukifata ngo ari umuntu w'umuswa uzi Icyongereza uzi Igifaransa uzi Igiswahili uzi Ikigande uzi indimi muri rusange ukicara mu rugo ngo utegereje akazi ntujya kugashaka uzi mashini ntugenda ngo ujye gushakisha ubuzima uzi kamera uzi kuyikoresha nturi gushaka uburyo wagira gute wajya gushaka ubuzima ngo ugikoreshe byaza umusaruro ibyo wize ngo uzaza kuboha mu myumvire ukiboha wowe ubwawe. Amashuri wize urayasonzanye, amashuri wize urayapfanye. Kuba wakwiboha ibyo ngibyo ni ibintu wizaniye wowe ubwawe. Shakisha ubuzima, shaka imibereho, ugenda ushakisha uburyo wakoresha ibyo uzi uzatera imbere. Uranyuguye mu mutwe. Bivuze ngo ntabwo yenda ufite televiziyo iri gukora cyangwa se radio iri gukoraho urugero ngino mu rusengero utubwire ukuntu twakora ibintu neza kugira ngo yenda iryo jambo ry'Imana tubwirize abantu mu rusengero bifashe isi. Ubu tugira inama mwakora gutya tuba dushyira kamera ahangaha ijambo ry'Imana mubwirije ritambuke n'abantu baribone live. Ntabwo nzemera ko kamera izenguruka mu bantu ariko ijambo mbwirije cyangwa ijambo tubwirije rifasha abandi bantu baranga. Tukore YouTube live biso nabyo birakora. Hari Facebook live nabyo birakora. Sibyo? Nuvuga ngo ibyo byose ni ibintu abantu bibohesha kwibohesha umwuka uvuga ngo ntabyo nashobora. Ubwo nageze mu buzima busanzwe mu by'abapfumu aho ngo urumva ko nta mupfumu urimo ariko hariho blockage mu bwonko. Ni blockage y'umuntu ubwiwe kwiboha ubwawe. Of course bivaye n'ubunebwe kutitahura ko afise ikintu kiri muri we. Abantu biboha mu buryo batari bazi. Ejo nazo mbyigisha umuntu ni umusirimu koko n'umwe maze kuvuga wize ariko itasi yose yo mu nzu imenetse icitse umukondo ashyira mu kabati. Inkweto zicitse muri tiroir etage ibyenda bicitse arahunika mu nzu isafuriya itobotse mu nzu ibi byose bishaje biri mu nzu. Iyi karande niyo wihamagarira biri mu kwiboha neza no kwizanira inyasi rero. Ibi moteri beraho iki kujya mu bishaje ego imyenda ibyo bikweto bicitse bibitse mu nzu ukabona inkweto zicitse ziraruta ishyashya ziri mu nzu. Hari abandi bakuzisanura zitange bazisana cyangwa se zijugunye niba ibintu niba inkweto zaracitse zigashwanyura ukaba zibitse mu nzu. Ngabantu badukurikirana bareba mu nzu wabo ibintu birimo. Ego navuze ngo mbazaniye umuti.
kandi aho ndabubabwira n'ubundi uriko uratubwira aha tumaze kuguruka mu bwenge. Yesu nashimwe cyane. Amen. Icya gatatu n'icya kane. Ndacyari ku cya gatatu. Kuko ngicyo turiho n'icyo nkiriho. Mu nzi wawe ibirahure birimo. Ntujye ubinywesha amazi, ntubinywesha amata. Amata asarimo meza, ntuyanywesha icyayi. Ubibicenga abashyitsi. Yego. Aba bashyitsi mwasezeranye bazaza ryari? Amasahane meza, amadongo meza ufite mu nzu wawe, akabati karimo amasahane meza, niwayariraho, niwasasa amashuka meza y'umweru watahanye wa mukobwa we, ubwo baye umudamu, amashuka y'umweru watahanye, amakuvureri meza, niwayararamwo. Turi kumwe? Ibyo bintu ni wowe wabyizaniye, urimo kwiboha. Uri umuntu urakora ukorera umushahara mwiza, ntiwarye ubwo buzima ni ikibazo abantu bagira guteye bafite mu mibereho ya buri kwiboha mu myumvire cyane. Iyo umuntu yiboshye aba agomba kwibohora. Imana iturinde. Iyo umuntu yiboshye aba agomba kwibohora, iyo umuntu yifunze aba agomba kwifungura. So iyo ngibyo rero biri mu buzima bwa buri munsi. Kwiboha wowe ubwawe, amapingu ukayishyira ku maboko, ukizana imigozi ukizirika, kwizirika. Abandi nanone kwiyaturaho amagambo mabi. Umuntu akavuga ngo navutse kwa naka, nta bukwe bwabaye, mama ntiyashingiwe, na shangazi nta bukwe yakoze, yarijyanye yacikirije, nanjye nzijyana cyangwa nzacikiriza, babyariye mu rugo, buriya iwacu babyarira mu rugo, nanjye sinzashaka. Kubera iki? Akiyakira muri ubwo buryo, uko abyiyaturaho abyivugaho, ari guhamagara demone kumufunga. Abakobwa b'iwacu bashaka afite imyaka iyi ayo magambo niyo nje kubwira abanyafurika bagenzi banjye barimo kunyumva, ndayabwira abo mu rurimi ndi kuvugamwo. Yego. Nibibohore mu myumvire. Amen. Ukagira ubushobozi bwo kugenda mu modoka nziza, ukaguma muri ya modoka yo muri mirongo ingahe. Hari abantu biyima yeme, bakiyima, umuntu akiyima ibyo kurya, akiyima ibyo kunywa, akambara ubusa, amafaranga ari kuri kote, ngashaka ngo azagura amazu, ngari guteganya. Urateganya iki keza ari karande zagufasha? Uzapfa yasiga, rya, nywa, ambara, use neza, ushima Imana. Amen. 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 Kuko uguze umwenda n'undi inzu wayigura. Ese uriyima kubera iki? Iyo ni imigozi abantu bizaniye. Wabyumvise? Ego cyane. Mu migozi abantu, iyo migozi yo kwiyima rero harimo uko uzajya uteka, ibyo utetse byose bishirire. Niba ufite karande nk'iyi mu rugo iwawe yo kwiyima, n'ibyo uzajya uteka dayimoni zo kubishiriza zirahari. Uryo uzajya uhora urya umuceri ushiririye, urya amakaroni ashiririye, urya ifiriti ishiririye, uzayirya bimeneka yanyatse. Reka mbabwire abantu, ushobora kuri kurya ukabonye kubona uri kutamiye, ukabona birameneka, ibyinshi nibyo bimeneka. Ufite inyatsi yo kukwaka, kukunyanganya ibintu. Ntabwo twasubitse ibintu by'inzozi, tuzabigarukaho, kuko harimo n'umwuka wo kunyanganya, kwakwa ibintu wari ufite ugahita ubyakwa hakiri kare utageze ku ntego yawe. Birababanza cyane. Noneho rero umuntu wiyima ninde wamuha? Umuntu utikunda ninde wamukunda? Oya. Umuntu utiyizi ninde wamumenya? Oya. Umuntu utisobanukiwe ninde wamusobanukirwa? Oya, nta numwe. Isobanukirwe, urashoboye. Isobanukirwa, urashoboye, nta wakuvuma, nta n'umuvumo wagenewe, nta ubuzima bwose buri imbere yawe cyane. Ndabwira abantu ko ubuzima buri imbere yawe. Ndabwira abantu ko bazatera imbere, kubera Imana bazatera imbere. Amen. 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 Icyanyuma, ego. Icyanyuma, ndabwira abantu b'abahanuzi, Bibiliya ngo umugombozi utigombora ntacyo abamaze. Umugombozi utigombora ntacyo abamaze. Yes. Umuvuzi utivura ntacyo amaze. Ubugombozi bwe ntacyo bumaze. Niba uri umukozi w'Imana, hanurira ubuzima bwawe kuzatera imbere cyane. Renga amagambo bakubwira ngo ntaho uzagera, naho wageze nta ruhare babigizemo. Nzatera imbere, nzagera kure cyane, nzagera ku bintu byinshi ni cyane.
umugombozi utigombora ntacyo aba yimariye. Niba bavuga amagambo ku buzima bwawe bakavuga ngo uzapfura umukene nawe ukabyakira, no, ndabihakanye. Tuzatera imbere, tuzagera kure. Twakoreye Imana dusonje, twakoreye Imana twambaye ubusa, twakoreye Imana abantu batuvuga nabi, haleluya. Twakoreye Imana abantu batabyemera, tuzayikorera, bazabyemera ku ngufu. Amen. Bazabyemera ku ngufu kubera Imana. Amen. Twebwe turashoboye, mwebwe murashoboye cyane. Uyu mudamu arashoboye, uyu mugabo arashoboye, umusore arashoboye, umukobwa arashoboye. Ego. Kubera iki ashoboye? Uwiteka wamuremye hariho rere y'ibintu bizamubaho byakozwe ku rutonde cyane, ntawahinduramo akantu kamwe. Kandi rufunguzo rumubohora arufite, ni gisabisho, gusenga, amasengesho. Yesaya yarabihanuye, nawe ngo mumbaze ibibazo bikeya kugira ngo ego, kandi mwakoze kugira ngo dufashanye, uko ndifuza kugira ngo tubwirize kurenza uko twaganira ubuzima busanzwe cyane. Yesaya ibice 22 umurongo wa 20. Umuntu umwe twa Yesaya yarihanitse avuga ku buryo akomeyemwo, avuga ubuhanuzi kuri we, urumva ari mu Yesaya mu buhanuzi bakuru. Ego. Ariko Imana ijya kumusubiza kimwe n'uwo bita Eliya yaravuze niwe muhanuzi wenyine usigaye. Imana bati wowe ntago ari wowe wenyine, hari abandi bahanuzi 7000 bitarapfukamira Bayali. Abo bose bagiye basubizwa. Mu ijambo ry'Imana ndi buvugeho none ahangaha ni ijambo Imana yabwiye Yesaya. Umunsi Yesaya azapfamwo, umunsi ibintu bizahinduka, umunsi amateka azagenda asa nkaho ahindutse, hari ikintu Imana igiye kuvuga. Hari ikintu Imana igiye kuvuga kugira ngo abantu bamenye neza ibyo Imana yavuze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu byo Imana yavuze harimwo ikigiye gukora kugira ngo abantu bamenye neza ubwiru bwayo. 22 umurongo waho wa 20 haravuga ngo uwo munsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Hilikiya, mwambike umwambaro wawe, mukenyeze umushumi wawe ngo akomere. Wabyumvise? Yego. Azambara umushumi wande, azambara umushumi ari undi muntu wa Imana iwambuye, afata ubutware bw'undi muntu Imana agize gute inyaze. Imana igira abantu inyaga ikuzanire, igira abantu yaka ibintu ikuzanire. Ngo umunsi nzahamagara umutambyi, cyangwa se uwo munsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Hilikiya, Hilikiya, mwambike 21, mwambike umwambaro wawe, mukenyeze umushumi wawe ngo akomere, mugabire ubutware bwawe. 22, urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Nzamushimangira nk'umusumari ahantu hakomeye. Amen. Umusumari wateye ahantu mu idafari cyangwa se mu giti wakozamo intoki? Oya. Naha mu gikuta ntabwo wakozamo intoki. Imana nikugarukaho iragushimangira nk'umusumari ahantu hakomeye cyane, irakugabira ubutwara abantu basuzuguye. Hari ubutwara abantu basuzuguye, ubwo buzaba muri wowe. Guhabwa ubutware niwo muti nkuzaniye. Guhabwa ubutware niyo presence nzanye mu buzima bwawe. Amen. Wowe ntabwo uri igicike, wowe ntabwo uri inzererezi, wowe ntabwo uri umunyamwaka nk'uko bavuga. Kuba utarashaka ntabwo bisobanuye ko Imana itakuzi. Kuba utarabyara ntibisobanuye ko Imana itakuzi. Kuba udafite n'ibyo abandi bafite, kuba utagira imodoka, kuba utagira inzu ntibisiguye yuko Imana yakuretse. Imana izakugira neza. Hari abizanyaga Imana ikaguhereza, hari ibintu Imana izakabana ikabikuzanira. Ngo uwo munsi nzahagurutsa umugaragu wanjye
Eliyakimu mwene Hilikiya uwo munsi nzagurutsa abandi banyembaraga Imana igahagurukiriza umuterankunga Imana izana umuterankunga ku buzima bwawe uwo munsi ihagurutse abantu bakomeye ku buzima bwawe haleluya Imana igira ibintu ihagurutsa kuri wowe mu izina rya Yesu bisiguye yuko abantu bakeneye ubutwara butari ubwabo uve mu isengesho ndibaza ndi kwigana ku musozo umuti nkuzaniye inzu yawe hari bigenda hejuru hari bimva bigendamo indani mu nzu hari amajwi wumvamwo kuri iyo nomero uri kubonaho dusengane cyane hari abo turi gusengana muri ino minsi hari n'abampamagara simenye indimi bavuga sinzi ukuntu baba babyumvise bakoresheje ari ukuntu bakoresha Google traduction ile translator ariko bakampamagara sinumva ibyo bavuga hari ukuntu umuntu arabye kuri YouTube ashobora kugira translator hajya amajambo uvuga akaca yisobanura mu Cyongereza canke mu Gifaransa ariko ndashima Imana niba inzu yawe irimo ibibazo nk'ubu tuvugana hariho abantu bafite inzu zirimo amadayimoni si ngombwa ko ngerayo abo ni ngombwa ko ntegeka ndavugana n'uyu muntu nyiri ino nzu cyase nyiri runo rugo uko tuvugana haraho abantu amadayimoni yirukanye mu nzu hari inzu nzi abantu bari mu Rwanda mu Nyakabanda barahaze abantu hari inzu nta muntu uyikodesha munsi y'ikigo cya Pansi iragaragara Apasi Kabusunzu kuri primaire hari ruguru hari secondaire ne kubera ko mutomufashe uyo muntu atabishaka katika nito Rwandira abantu batabishaka nabishaka asa Apasi ariko bariho inzu nta muntu ujye yibamwo byagezeho burundu yagikora neza akora ibiki byose akenze nta muntu wayibamwo rero icyo ndi kuvuga niba ufite inzu ukabuze ko rimwe amadayimoni nta mupanga agiye maramo ukwezi amezi ishiye nta yamaramo n'abagiye muri bakwishyura ufite ibibazo birenze ubushobozi bwawe iyo nomero n'ikibereye aho ngaho nimba byemera niba utabyemera kandi nabwo sinaguhatiriza mpamagara mbwira uko bigenza ndasengera amazi tayari n'irindi banga arimo abo natangiye ndakaye ariko Imana ishaka ko ntangiye imeze neza ntangiye menya mwuka wera akoze umurimo mwinshi muri ngewe ntangiye nacururutse soje nacururutse turasengera amazi uyakoropesha muri iyo nzu turasengera amazi ugira iki wowe urayakoresha uko wumva ubishaka sindi buze muri iyo nzu ariko ndasenga Imana numara kumutanga icyifuzo cyawe ufite umurwayi turamusengera mbwa nubwo ukenera ashaka kuguhamagara ukahashika kugira icyo ufashije ari hafi yani Bujumbura ndahari nawe bari hanze akagutuma ko byo ikindi nanone niba wifuza yuko hari ibintu byananiranye tuhari kugira ngo dukore umurimo w'Imana ntidore kugira ngo tukubwire amatangazo gusa kuko iki gihe ni igihe cy'Imana abakozi Imana baracyariho abahanuzi baracyariho rero reka mwana ku musozo munze kumbwira sindenzi cyangwa se singe munsi y'iminota igenwe ndabona umwanya ugomba ugere kugira ngo ntinjira mu bindi bintu uko nimbyinjiramo kubisohokamo biragora kandi kubicikiza none batabyumvise ni ikindi kintu ndashaka kubwira abantu bazi ko babyaye abana babyaranye n'abapfumu nanyandikire inbox nanyandikire kuri WhatsApp nanyandikire mufashe cyangwa se mumagare nabishobora mufashe uwo mwana wabyaranye n'umupfumu ubitse ikibazo mu nzu yawe ubitse ibigeragezo mu nzu yawe uwo mwana ntabwo azasohoka ntabwo nako tuzamusohora ariko ikintu kiri muri we kizamubuza amahoro hadi yakufa nawe ubwawe nubyibuka ko waryamanye n'umupfumu ushaka urubyaro uzamenye ko umwana ufite atari uwawe uzamenye neza ko umwana ufite atari uwawe ukwiye kugira ko Imana bakagusengera wowe si ngombwa ngo mpamagare iyo hari muri meni bango bohoke
niba uzi yuko mbere yuko ubyara uwo mwana wari waramubuze ukamubyara wavuye ku mupfumu kondisiyo wawe ukaba warazubahirije, yewe nyabuna itabare hakiri kare, kuko umurimo w'Imana urakomeye. Ubuzima bwawe kumva Imana uzabyumva nk'amatangazo, kuboko byumve nk'amatangazo, gukira byumve nk'amatangazo, ariko banza wibohore. Nabangore hari imigozi y'abantu biziritse, ibyo wihamagariye nibyo bimwe birwanya ubuzima bwawe. Hari abandi nanone batazi uruhare rw'ibyo baba barakoze, naho nashaka ngo ninjire, ukaba uri mu buzima utazi icyo uzira, utazi indwara urwara ikomoka, utazi guteza ubukene, uragerageza bikanga, barakuroze, bagutangiye ibimazi, batanze imyenda yawe, batanze amazina yawe, batanze amafoto yawe. Nyabuna Uwiteka Imana gufite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Amen, amen. Umwuka wera naze kuri wowe, mbaraga z'Imana zize kuri wowe, amateka yawe ahinduke, ubuzima bwawe buhinduke, ibintu bikubaho ntabwo uzi ibyo ari byo. Turashaka kugira tugusengere. Amen, amen. Imana ikubohore. Amen. Imana ikugire neza. Amen. Imana igutabare. Amen. Imana ikurwanirire. Amen. Haracyari imbabazi z'Imana. Hacyari imbabazi z'Imana. Yesu aracyabohora. Uko Yesu yararejo n'uyu munsi niko ari. Uko yahoze kera n'uyu munsi niko ari. Uko yaha mwana Aburahamu ageze mu zabukuru, Yesu aracyatanga abana. Uko yahaye Salomo ubwenge, Yesu aracyatanga ubwenge. Yesu uko yahaye ubukwe, yahaye kore ubukwe Esteri akaba umwamikazi. Imana iracyubaka ingo, Imana iracyubakira abantu, Imana iracyakora ibitangaza. Haleluya. Imana iracyakora ibitangaza. Ndabwira abantu ngo nimuhindukire aho muri ku isi, nimuhindukire mwemere Imana, muve mu butinganyi, muve mu kuraguza, muve mu guterekera, nimwemere Imana ibabohore. Yemwe abantu mucuruza ku miti, nimuve muri ibyo miti, ibyo bigabatanye byanyu mubivemo. Imana izabagira neza, Imana izabarengera. Aho muri murabizi neza, uracuruza ugakorera ku miti y'abapfumu, va muri ibyo bintu. Imana irabohora, Imana irakiza. Reka mbasengera Imana. Amen. Dusozerego. Datamana isumba byose. Ndagushimye, ndakunezere ku bantu bawe ko bumvise ijambo ryawe. Reka abakozi bahinduke, ingoyi biziritseho baziveho, ibigirwamana bihamagariye bibabohokeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubushobozi bw'Imana bwe mu bantu, urakoze kubohoye uyu mudamu, urakoze kubohoye uyu musore, urakoze kubohoye abakobwa, buri wese ukamubohoye. Aba bagabo bagire neza abantu bawe, batangire bamuri imirimo n'ibitangaza byawe. Urakoze kuva gusenga, sibikeneze byinshi mu izina urakoze Yesu. Amen. Amen. Bakunzi ba Imana ibamugisha. Ego. Kandi bagire neza. Abantu badukunda aba NHCORE TV, bakurikira NHCORE TV, bakurikira Remesha TV. Aho baherereye ku isi ndabasuhuje kandi Imana amahoro ibamugisha. Ego. Bakore subscribe. Ego. Cyangwa se bakore abone. Ego. Badutera inkunga. Dukeneye ibikoresho, bantera inkunga. Cyane. Iyo nemera muri mobile money. Yakira amafaranga, ntera inkunga. Ngire kamera nziza, ngire kamera nzima. Simwe. Badutera inkunga, niba bakunze ibikorwa byacu bantera inkunga. Cyane. Imana ibamugisha, Yesu abagire neza kandi Yesu abarengere. Murakoze. Shalom shalom. Amen. Shalom shalom. Amen.